Amahoro kubakurikiye F1 Rwa TV nkuko dusanzwe tubazanira abatumirwa batandukanye mu kiganiro cyitwa Impano yanjye. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe n'umunyamakuru Uwizeyimana Gerard. Mbasaba gukora subscribe kuri channel yacu. Utarakora subscribe ayikore, share, comment, ibyo byose biba bikenewe. Rero uyu munsi naho twabazaniye umutumirwa aratangira yibwira abakurikiye F1 Rwa TV. Amazina yawe? Murakoze, amazina yanjye nitwa Mariam Anick, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Mariam Anick, ukomoje kuri filime nyarwanda, uratangira utubwira ese watangiye gukina filime ryari, byakujemo bite? Natangiye gukina filime mu mwaka wa 2019. Nabonaga nyine bazikina kuri televiziyo, kuntu ureba filime numva ndayikunze kuko nahuze nyine nkunda no gukina filime. Ngize amahirwe mbona ahantu barimo barazikina, mbasaba ko najyamo baranyemerera. Uratubwira uburyo watangiye, uburyo winjiyemo, uburyo watangiye kwakitinga kugira ngo n'abantu bari kureba F1 Rwa TV bavuge bati wenda natwe twakwinjira gutya, niba bafite impano basobanukirwe etape par etape y'ukuntu winjiye mu mwuga wo gukina filime. Njyewe urebye ukuntu ninjiye mu mwuga wo gukina filime, nabinyujije ku mwana w'inshuti yanjye nawe wakinaga, noneho musaba ko nyine nazinjiramo nkifatanya nawe kuko nawe yarakinaga, arangije amuza n'uba directinga, noneho bankoresha interview yo gukina nyine uburyo nabikinamo, bambaza sene nashobora, ndayibabwira ninjiramo gutyo. Watangiriye muri he company? Ni Kigali, ni Rwamagana, ni he? Natangiranye mu Rwamagana, niho nyinira, ntabwo ngiye ndagera ku rwego rwo gukinira Kigali, ariko naho ndahamya nashidikanya ko nzagerayo. Muri he company kuri F1 Rwa TV? Yego, ngiye nyinira muri F1 Rwa TV. Abavandimwe nyine bakinira Rwamagana, na turi kuzamura impano zacu nyine kugira ngo natwe tuzubake ejo hacu hazaza. Ubwo ni kuri yicana n'ubundi ya F1 Rwa TV, nta handi hantu wari wajya gukinira ku macano atandukanye. Rero Mariam ni umukobwa ufite imyaka ingahe? Ni umukobwa wavukiye he? Imyirondoro yawe ku buryo burambuye niba atari ibanga ariko. Oya, nta kibazo. Navukiye Rwamagana, nkurira Rwamagana, mfite imyaka 19, mvuka mu murenge wa Kigabiro. Urebye nyine sinzi nyine, ariko ndi uw'Rwamagana, ntabwo ndi uw'Kigali tu. Uti ndi uw'Rwamagana ntabwo ndi uw'Kigali. Yego Mariam rero ubundi abakobwa b'imyaka 19 ni abakobwa bawe bageze muri rwa rugero rwo kugera gute, rwo kuba bafite abashiri ndetse n'abakunzi. Tubikomojeho, ese waba ufite umusheri? Abana b'iki gihe nyine nabyita ko nta mwana udakura adafite sheri. Ndamufite nanjye ndi ku myaka 19 yanjye, ariko nyine ntabwo byabura. Ubwo ufite n'impano yo gukundana? Oya, nyine ubundi Imana irema abantu ikabaremana n'urukundo, ahubwo urwango iyo rugiye kuza umuntu ni urwirema, ariko Imana irema umuntu imuremanye mu rukundo, ntabwo imureme muremanye mu rwango. Uti ngeze mu mwuga wa filime rero, uti ntangiye gukina filime. Ese wadusobanurira utangira gukina filime ubwa mbere? Twamaze kumva uko winjiye muri filime. Utangira gukina filime ubwa mbere, imbogamizi wahuye nazo ese zaba ari izihe? Imbogamizi ya mbere nahuye nayo byabanjije kuncanga kubera yuko ari ubwa mbere nari mbikoze, ariko nyine buri uko iminsi yagendaga yicuma nagendaga mbimenya gake gake, bigenda nyine biza. Ubwa mbere nyigera kuri kamera nagiraga isoni, ariko nyine byatangiye gushira, ntago bikiri nka mbere. Urebye uko bimeze ubu nuko byatangiye, ntago bikiri kimwe. Hari amaseni ajya akunda kugora abantu, nk'amasene arimo urukundo cyane cyangwa ibijyanye nyine na romantic. Iyo sene ntore wayikinaho? Oya, ntabwo ndayikina kuko akenshi mba numva ko natayishobora. Gusa si ukuvuga ko nayishobora, ariko ntago nyine urwo rwego ndarugeraho rwo kuvuga ngo reka uyu muntu nyine dukinane dukundana, cyangwa se ntago byo ndabigeraho. Biramutse bibaye wabyitwara mute?
nyine biramutse bibaye ikintu cya mbere nagerageza kubyitwaramo neza ni ukuba nabasha gukina neza cyangwa se nkivanamo ubwoba kuko ni ibintu nyine uba utamenyereye gukina ukundana n'umuntu utamenyereye so urumva ni ibintu biba bivunanye nyine uba ugomba kubyitwaramo neza kugira ngo nyine unabashe kuba wabyakitinga neza. Hari ibintu tujya dukunze kubona ntabwo ari cyane ariko nk'abadirekita b'amafilime ugasanga basabye nk'abana b'abakobwa bakinisha filime imibonano mpuzabitsina. Wowe icyo kintu ugifata ute muri sosiyete nyarwanda? Cyakubayeho cyangwa niba kitaranakubayeho wagira inama ababikora? Urebye nyine ntabwo njye byambayeho ariko icyo kintu ntabwo ari cyiza kuko nimba umuntu aje kukureba ngo akine akuze impano ye ayikunze cyangwa se abikunze warangiza ukajya kumuhemukira ukavuga ngo mbere y'uko winjiramo turabanza dukore gutya, ntabwo aba ari ibyo, ahubwo wowe nyine mufashe kuko hari icyo umurusha, mufasha abashe gukuza impano ye kugira ngo nawe azubake ejo hazaza. Bakore gutya, bakore gute? Nyine impamvu mvuze ngo bakore gutya bareke nyine nimba nje kusaba inuza gukina muri filime muri kampani runaka bakambwira ngo barashaka ko wenda ubakuriye akavuga ngo turyamane, ntabwo ari byo, ahubwo kuko nyine hari icyo nje kumushakaho namfashe nk'umuntu uje nyine mugana ariko areke kumfatirana nyine ngo yumve ko hari icyo ashaka kugira ngo muhe nanjye icyo afite nanjye muhe ibyo mfite. Hoya namfashe kuko nze mugana nta kindi rero kuko ntabwo ari ibintu byiza dispose nk'umwana muto yaje arimo arashaka gukuza impano wowe ufite aho wageze ariko uri gushaka kwangiza ubuzima bwe kugira ngo nyine ngakunde yamamare, ntabwo ari byo. Tujya twumva inkuru z'abasitari batandukanye b'abakobwa bagiye batanga ruswa y'igitsina kugira ngo bakunde bazamuke baba abasitari bagere ku rwego rwo hejuru. Abo ngabo babaye abasitari wababwira iki? Nyine urabyumva abo ngabo babaye abasitari kuko batanze imibiri yabo, ariko aho kugira ngo ube umusitari utanze ubuzima bwawe waba umusitari ubihereye mu mizi ukabivunikira, aho kugira ngo ube wa musitari ari uko hari icyo watanze. Oya, bikore kuko nyine bikurimo muri wowe, wibikora kuko hari icyo ugiye gutanga. Urakoze cyane Mariam. Niki muri sinema wumva gishobora kuzamura kikaba cyagushingira nka business? Ese sinema nyine uyifata nk'ikintu ukunda cyangwa uyifata nka business? Icyambere nyifata nk'ikintu nkunda kubera yuko nayigiyemo nyine kuko nayikunze, ntago nayigiyemo kuko nzi ko hari ejo hazaza hari aho izangeza, ntago nayigiyemo nka business kuko na business urashora siko, ariko mbere na mbere yuko ubanza kuvuga ngo ni business jya mu kintu gikunze kuko ntago cyaba business utakigiyemo gikunze. Ndabikunda cyane. Urabikunda? Ushobora nko kudukinira nk'agasene kamwe yibuka muri filime zose wakinnye, wibuke nk'agasene kamwe, wenda agasene wakagutangaje cyangwa agasene wibuka, nta kibazo, nyine ukerekane, nta kibazo. Nyine agasene kansekeje cyane ni uburyo twagiye gukina bakankamera ndi mu gikoni netse. Uri mu gikoni utetse? Ako gasene wakakitinga tukareba ukuntu bimeze, uko biba bimeze kuri set? Ubu ngubu nyine uranunguye siko, ariko ibutaha nyine nzaza niteguye maze ubundi ngakine ureba, ariko byari bisa. Nk'umukinnyi wa filime watubwiye ko umaze igihe kingana iki ukina filime? Natangiye 2019. 2019. Urumva uracyari nako umaze kuba umusiniya mu kazi, sibyo? Rero wadukinira agasene nubwo kaba ari gatoya cyane, sibyo? Erega ibintu uri muransaba nyine ndabyumva birashoboka cyane, ariko se nyine ndi mu gikoni namba burira aha ngaha ntacyo, ubwo se urumva reka basi ubutaha zabigukore. Ubwo no kuvuga ngo role yo gukina uri mu gikoni imbere y'abantu ntabwo ishoboka, wakitinga kubera ko uri kumwe na director. Yego Mariam, dukomeze. Mu buzima bwawe ese ni iki kintu cyakubaho kigatuma uhagarika gukina filime mu buzima?
urebye ikintu cyambaho kigatuma mpagarika gukina filimi ndamutse ndwaye dusipoze naga nyine hari indwara nyinshi ziba zitandukanye. Hari indwara ushobora kurwara mu buzima ikanga bikaba ngombwa ko nyine utakomeza ikintu wari urimo, cyangwa se ikintu kikabaho ugahagarika gukina filimi mbaye wenda nakiri inaha cyangwa se nari mu Rwanda, ntabwo nabyo urumva ko bitashoboka ko naguma gukina. Uri umukinnyi wa filime, nyemerera nkubaze aka kabazo nanone. Urabona hari igihe kigera nk'abakinnyi ba filime bakagenda bakamara nk'icyumweru muri hoteli bari nko gushutinga filime, noneho hakabaho hari abantu bavuga ko wenda nko muri icyo gihe bashobora kumara muri hoteli hari abantu bakora ingeso mbi wenda navuga z'ubusambanyi. Yego, wowe ibyo bintu ubifata gute? Urabyemera ko bibaho ko abakinnyi ba filime biyandarika? Koko hari abavuga ko abakinnyi ba filime biyandarika. Oya, njyewe ko mbyumva ntabwo biyandarika, ahubwo ababivuga ni ababa bashaka gusebya impano y'umuntu cyangwa se gusebya nyine igikorwa cy'umuntu. Babaye biyandarika ntabwo bazajya batanga yego, ntabwo bazajya nyine batanga umusaruro cyangwa se berekana ibikorwa byiza byirinda abana mu kujya mu bikorwa bitateganyijwe. Dusipoze bashobora gukina bakitinga filimi ishingiye mu kwiyandarika kw'abana, haba harimo inyigisho nyinshi zitandukanye. So rero kuvuga ngo barimo baragenda nyine bagiye muri hoteli runaka bagiye kumara y'icyumweru bariyandarika, oya ntabwo bibaho. Baba bagiye nyine gukina nk'uko baba babipanze, ntabwo baba bagiye mu zindi ngeso zitandukanye. Mariam, turimo turabona imibare izamuka cyane y'abana baterwa inda, abana b'imyaka 18, 17, 16, kandi akenshi baziterwa n'abagabo bakuze. Ese nkawe mukinnyi wa filime niki ukora cyangwa niki wakora kugira ngo ibyo bintu bigabanuke? Ubundi ikintu cya mbere gituma abangavu batwara inda zitateganyijwe, abenshi hari abava mu mashuri nyine bitewe n'ubukene bw'iwabo, noneho barangiza bagahura n'ibishuko hanze bigiye bitandukanye. Batekereza ukuntu iwabo babayeho, batekereza uburyo wenda bamara nk'umunsi umwe batariye, noneho haza nk'umuntu arimo arabashukisha amafaranga cyangwa ayo matelefoni ugasanga batwaye inda. Hakaza n'abandi nyine nta kintu babuze, nta kintu n'iki na kimwe babuze iwabo, ahubwo bagatwara izo nda bitewe no kuba nyine nabyita ko babiyumva, sinzi uko babigenza, ariko ubundi umuntu muzima ni uwihesha agaciro, akumva ko kabone niyo yaba ari umukene agomba kunyurwa n'utwo afite, ntanyurwe n'ibyo abandi anyurwe n'ibyo afite, ahubwo aharanire kwigira, naharanire kugirwa n'abandi, aharanire no kwirinda izo nda zitateganyijwe, kuko umuntu niwe wirinda ntabwo arindwa n'iwawe cyangwa ngo arindwe na mugenzi we. Urabona ko iyo umuntu yamaze kujya imbere ya kamera, noneho watubwiye ko umaze imyaka igera muri 3 ukina filime, hari abagabo cyangwa abasore wenda bafite iryo rari bareba filime yawe bakagukunda. Ese nta mitego wawe warahuye nayo mu bantu kugira ngo wenda tumenye niba hari abantu bagushutse kuko bakubonye uri umusitari? Niba atari ibanga watubwira. Nta bantu baba barazamukiye mu buryo wabaye umusitari bakazamukira kuko bakubonye ushayininga bakazamukira bakagushuka? Nyine mu buzima ntago ibishuko bijya bibura, ariko ubundi umuntu kwikomeza cyangwa se akihagararaho nicyo kintu cya mbere. Iyo wihagazeho nta muntu ushobora kuza kukumenyera, kabone nubwo yashaka kuvuga ngo uri umusitari, arashaka nyine ko akuriraho hiti cyangwa se akwangiriza ubuzima. Wowe utihagazeho ntabwo nyine urumva ko kugushuka byashukika, washukika cyane, ariko Niko none se nk'ikintu cya happiness ariko urumva icyo ari cyo? Happiness uzi icyo ari cyo? Happiness nyine ndabyumva siko, ariko ubundi ikintu cya mbere mu buzima ni ukwihesha agaciro. Ibyo byose byabaho
ariko wihesheje agaciro. Ndavuga iyi happiness ni ukuvuga ngo iyi happiness ni happiness nyine wayumvise ko ari happiness bya byishimo ushobora guhereza umukunzi wawe cyangwa undi mugabo mukuru wenda mutari no mu rugero rumwe sibyo. Ese abo bagabo ni iki wabasaba? Bariya bagabo bakuru bafite imyaka 30, 40, 50 nkuriya ntavuze izina ariko wamaze gufatwa. Nyine ikintu ngiye nababwira abo ngabo bene nk'abo ngabo bangiza abana bakiri batoya, ikintu nababwira ni ukwihesha agaciro, kuko utihesheje agaciro uri umuntu w'umugabo ntago njye w'umwana nzaza nkubwire ngo ngomba kuguhesha agaciro. Hoya nyine nimba ugiye no gukora ikintu menya uwo ugiye kugikorera cyangwa se umenye uwo ugiye kugikorana nawe, kuko hari igihe ushobora abana n'abana nyine abenshi bajya mu rubyiruko bakajya kwangiza urubyiruko kuko baba bashaka kwangiza ubuzima bw'abana bakiri batoya. Ubwo rero icyo nababwira barebe ibyo bakora cyangwa se barebe n'uwo babikorera, barebe n'ingaruka zigomba kuvamo. Ariko aho ngaho urahavuze mpita ntekereza abana b'abakobwa nkunze guhura nabo mu muhanda. Ni abana batoya, navuga ko ntago bakuze cyane, imyaka 18, 17, 16, 19. Aho ngaho abo bana uburyo baba bambaye bamwe muri bo bishobora gutera babagabo kuzana bya bishuko bakaba babashuka. Wari wabona abantu bambaye imyambarire idakwiye? Yego ndababona, ariko ngiye nk'inama nagira abantu bambara imyenda idahwitse cyangwa se itaboneye bagomba kwambara bakikwiza, kuko nago ubwiza cyangwa se urukundo bazagirirwa n'abantu bazarubagirira kuko bambaye ubusa, ahubwo bazarubagirira bitewe n'umutima bafite cyangwa se n'uburanga bafite. Ariko nibagendera ngo kuko ngo nambaye gutya bari bwambone, kuko nambaye gutya bari bwankunde, oya burya umuntu agukunda bitewe n'uko akubonye, nago umuntu agukunda bitewe n'uko wambaye. Kandi n'ugiye kugukunda bitewe n'uko wambaye, uwo nguwo nawe ntabwo aba agukunze, ahubwo aba afite irari ry'ibyo wambaye cyangwa se ry'uko umeze. Aho hantu ndacyahashimangira cyane. Ese nk'iyo umukobwa agiye yambaye akajipo gatoya kagaragaza hejuru y'intege, biriya bintu nge bifata nk'ihohoterwa rikorerwa abagabo cyangwa abasore. Wowe siko bifata? Nyine ubundi twebwe cyase ababyambara, nge ntabwo mbyambara, ababyambara nyine babumva ko bambaye nyine barimo barerekana intege ibiki n'ibiki, ariko burya ababyambara baba barimo barica abababona, kuko nta kuntu uzambona nambaye akajipo kagera aha ngo ureke kugirira, uzarigira kuko nawe uri umuntu. Ariko ibyo byose twe nk'abakobwa tugerageje kubyirinda ntabwo byabaho. Twigarukire kuri filime muri iyi minsi. Ese ni iyihe filime mufite? Ni iyihe filime mufite nshyashya? Filime muri no minsi turimo turakina bayita ni derira company series. ni iyihe? turimo bayita Okay, inzira y'amarira narayibonye, nabonye episode imwe. Iyo inzira y'amarira uyirimo? Yego, inzira y'amarira nyirimo. Twamaje gusohora episode ya mbere, n'iya kabiri iri mu nzira. Ahubwo abadukurikiranye bazadukorere subscribe, batera na comment, baduha na like, banasharinga. Mwumva umuntu wakoze subscribe ntago ari byiza kongera gukora subscribe. Ariko wenda wabwira abakurikiye F1 Rwa TV, ese ukinamo iyihe scene mu nzira y'amarira? Nk'agasene ukinamo ibimeze ite kugira ngo nge scene nyinamo nyina ndi umuvandimwe wa mukuru wanjye, niko nabyita, nkakina ndi umwana mu rugo. Yego, kinero umwana mwiza, ndi umwana mwiza cyane. Soza rero turasoza, gira icyo usaba abakurikiye F1 Rwa TV ndetse n'abantu bakurikirana sinema nyarwanda muri rusange, ugira icyo basaba? Nge ikintu nabasaba nyine, nago buri umwe nyine agira impano imeze nk'iyundi,
icyo nabashishikariza abatureba nyine abafite n'impano bareke kwitinya nyine. Audio Jungle.